imbere wacu. Aho rero bisa n'ibiki. We bite? Ubaye iki mwana wa? Ariko umwana uramubabaza gutya uramubyaye? Ntabwo mubabaje. None se arinze yitema gutya bigenze bite? Ntacyo mugize mami yo. Ariko mwana. Nuko niki kikugenza? Sinje nkagize. None se arataka ntacyo umukoze? Ntacyo mugize mami. Mbonye ubwo wagira ngo nta rugo yari. Ariko nabura agakobwa k'ishyano koko. Ubu uravuga ngo ntago yariye. Aha ngaha ntago nteka. Mami simbizi nge. Ushatse kuvuga ko umwana wanjye yishwe n'inzara hano? Ujya mbonye ubwo. Mwihorera cicikiri. Nawe ntukaze umutariza umwana uko ubonye. Ntacyo mukoze. Mbonye ubwo gusa mami. Gusa namenya ari ibiki bibaye ko narindiriye. Cicikiri. Mwihorera cicikiri. Sibyo? Cicika. Hanyuma ngo bimeze bite wowe? Eric. Ubu ni ugukuye kantarange nahanuza ko mutariza umukobwa ngo nguje gushaka Eric ba. Abakobwa ubu nabo bitoroshye da. Ewe ari munsi. Eric! Indi rwanda ranumvisha rafa. Ugende neza utagwa. Rugerero watumye Yesa za mwisi yacu windushya turuhure na cya kirara cy'inzererezi yatumye sacyakira. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 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 Reka dusome ijambo ry'Imana. Tubona mu gitabo nk'uko cyanditswe na Yesaya igice 40 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Muhumurize abantu banje mubahumurize niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutsa imitima y'ab'i Yerusalemu. Mukomere Ariko rwose moranumigwa. Ko baje kumubuza hano hari habaye. Niko. Ndakwiyamye kuzateza intambara mu rugo rwanjye hejuru y'abakobwa. Ndeberanya mukobwa abaraje aje atemesha shani iki amabati. Ibiganza ntibigikora. Yego mana, ngo namwe ngo mwana kuvuga byagenze. Nzi ukuntu byagenze nge nabonye afashe. Hanyuma usanga wageze igihe wageze igihe ari kutamenyesheje kuri buzanga. Sinsanzwe nzanka kumenyesha. Ibyo si ibibazo muze kwambariza imbere. Ni kweri. Umaze gukura wumva wabaye umusore wujuje ibyangombwa n'imyaka wo ku rwego rwo kumva ko ushaka umugore. Urumva wakuze nyine. Ubwanwa byaje iki byose urabyujuje. Mama, washaka umugore. Ntabwo nigeze ngusobanura ko yari sheri wanjye. Ariko abasheri, hanyuma nyuma ya sheri hari iki? Si ukubana. Nawe ndacyakurera uri mu rugo rwanjye uririrwa uzana abasheri. Sheri wiki. Wageze kuki? Ese mama, hari ikibazo kirimo kuba nagira sheri. Ego baba rero nagorwa. Abaturanyi muze mwumve. Ariko wakumva yanaguseka. Gute wowe ku myaka yawe 20 ugira sheri? Wo gukoze iki? Okay, ndakeka ibyo ngibyo ntanabikubwiye. Ahubwo ikibazo gihari ni kimwe. Shania bagiye kumutema guti byahereye hehe? Wasanga n'amaraso ari kumuvamo yenda kumushiramo wabwirwa ni sigara uganira niyo nkobwa yawe mu byiganireho njye kwirebera umwana ko amaraso atari kuva mbiswa. Da, masigiye rugari ariko ikizanzanira
Zagisamisha amaboko yo. Wagireka kurakara kungu. Ubaze ikibazo. Aha ngaha wageze gute? Sinsanzwe nza nakumenyesheje. Nsobanurira. Aha ngaha wageze gute? Wajya guza aha ngaha wamamagaye kuri telefone. Sinari ngukumbuye nari nje kukureba. Bitigeze umama. Ni ngombwa ngo nguhamagare. Hanyuma se kugira ngo uriya mwana w'umukobwa urinde bamutemesha amabati. Urumva ngende umuntu wo gufata undi nkamutemesha ubati. Umutima ndawufite. Amaraso arimo arava mu kiganza bigaragara ko nase kuba amaraso arimo arava bivuze ko ari njye ntabwo ari njye ntabwo namusobanurira byagenze ute habaye icyatumye. Ntabwo ukuntu byagenze njye nabonye agwa ntabwo mbizi pe. Kandi ibi ntabwo bizashoboka. No. Ibi bintu wishyizemo ntabwo bizashoboka. Ni ukuri kw'Imana. Icyambere uje mu rugo utamamagaye ngo umenyeshe ko ugiye kuzana nakwitegura. Icya kabiri uje mu rugo uhungabanya buri kimwe cyose. Icya gatatu reba mama wanjye agiye yarakaye. Urabona ndaza kumukizwa n'iki? Niki ndibuze kumusobanurira? Reka nkubaze uriya mukobwa waramunsimbuje mbimenye. Muhabwire ko intambara zaho zishize kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byaho byose ko habihaniwe kabiri n'Uwiteka. Akira ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Handitswe ngo muhumurize abo bantu. Haleluya. Natwe twakabaye tugenda mu bisi tukabahumuriza tukababwira ko Uwiteka ko nta cyaha na kimwe Uwiteka atababarira. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nta kintu na kimwe Uwiteka wacu atababarira. Rero mureke tumusange rwose koko dusange na za ntamba zazimiye tuzibwire ko hari nyirimbabazi hari utanga ihumure nkuko natwe hari aho twagiye duhora kuva kera na kare hose ariko kubw'impuhwe n'urukundo by'Uwiteka bikaba byaratuzanye mu nzu yayo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni koko mureke duhumurizanye kandi koko tugende dushaka intama zazimiye mu rwego rwo kugira ngo Uwiteka zize zisanga Uwiteka zibona ubwiza natwe twagiye tubona. Haleluya. Amen. 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 Some n'igice cya 3. Nimwumvire ijwi ry'urangurura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu. Mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Haleluya. Amen. Tubohora imitima yacu kugira ngo tubashe kwakira iby'Imana itubwira. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Dutunganye inzira zacu. Haleluya. Tuve mu byaha, tureke ingeso mbi, tureke ubusinzi, tureke ubusambanyi, tureke buri kimwe cyose kugira ngo impuhwe n'urukundo by'Uwiteka bikomeze kutugaragaraho. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Navuga byinshi kuko hari byinshi binyuzuye ku mutima wanjye ariko kubw'igihe reka nongere nsubize ijambo Pastorine. Amen. Haleluya. Amen. Dufite mwene data watse ijambo. Haleluya. Amen. Kubwo gukomeza gufashwa n'imirimo y'Uwiteka nawe numva ndimo kujyamo neza mfashwa nawe nagize igitekerezo cyo kuba nama muvugabutumwa tukajya kubwiriza abo twakoranaga umurimo w'uburaya nabo harimo benshi bakirimo nabo bakazagafashwa bakamera nanjye cyo nagishimira nakibashimira rwose mukamfasha tukajya kubabwiriza nabo bakaza bakakira Yesu Kristo n'umwami n'umukiza mu buzima bwabo. Amen. Haleluya. Amen. Mana urashoboye. Urashoboye. Mana urashoboye. Urashoboye. Mana urashoboye. Mana ishimwe. Imana ishimwe makuru. None se mama Karame mwana wanjye. twitana. Mana iyo koko mwana ndamubwira iki koko? Ni koko ntabwo yiyizi, ntazi umuryango we, ntazi yava n'iyajya, arambaza amazina yanjye. Nitwa Mukansanga Clementine mwana wa. None nse ngewe nitwa Wese ntiwitwa Shania? nitwa Shania. Mwana yanjye cyane, numva atari akazina keza.
Wow. Ubu umeze ute se ubundi muri wowe? meze neza. Agakobwa keza mana yanjye, Imana yarakoze kukumpa nk'umugisha pe. Ni ukuri rwose hashima Imana, ni ukuri yo yabikoze. None se hari igihe njya kwicara hariya ku muhanda nkabona hari abana tungana bari kujya ku ishuri bambaye inifomu. Yego. Nkababona kandi njye sinigeze nambara iriya myenda, sinigeze mbabona, nanjye kandi ndashaka kuzajyayo. None nanjye najyayo. Ku ishuri se nawe ugomba kurijyamo, ahubwo se wenda impamvu yatumye utajyayo ni uko wari urwaye nyine warasaze. Nako urumva ni uko wari urwaye umutwe. Ndwaye umutwe? Ntabwo ujya wumva umutwe ukurya? Neje umutwe warandiye. Niyo mpamvu utajya ku ishuri kubera ko ukunda kurwara ibisazi. Nako umutwe cyane cyane. Nkunda kurwara ibisazi. Oya ni umutwe. Uzi ko aha hanze abantu baho uzi ko nabo bameze nk'abasazi ati gute? Uzi ko basigaye bavuga amagambo menshi ngo ibintu byose ngo ni ibisazi. Nyine niyo mpamvu kari kajemo ariko urumva nta kibazo. Wari unteye ubwoba kubera ejo umutwe wiri undya. Reka wumva se wowe wasara. Wasara. Ariko ku ishuri ugomba kujyayo kandi ibintu byose bikagenda neza. Uzaza uwa mbere wowe ndabizi uri umuhanga. N'akana gato hano hirya nako kajyayo. Nako gafite n'inifomu. Nzakudodeshereza akagera hehe ukunda? Akagera ku maguru. Ego komana. Ikintu kigera ku maguru. Hoye nibura akagera nka hano. Uzabusa neza. Nabonye akana kitwa Kerere gato yari akambara inifomu, ipantaro n'ishati na karuvati. Nibyo ukunze? Ntacyo nzabikugurira. Tuziga. Kiga mukangahe? Ntabwo njya nganira nawe. Ntabwo mujya muganira. Ntacyo ibintu byose nzabikurikirana kuko Imana niyo igena ubuzima bw'umuntu, sibyo? Kandi uziga uvemo umuntu ukomeye, sibyo? None se umutwe wawe wumva nta kintu wibuka? Nta kintu nzi. Uracyarwaye umutwe ariko ukuntu hari ukuntu ubwonko bwawe bugira gutya nyine ntiwibuke ibintu, bumva nta kintu. Nta kintu. Ejo Eric yamaye amazi numva birabikeye, ariko hari igihe njya numva mu mutwe hari kundya, Eric akama amazi bikagabanuka. Murarenze ko wenda ubwonko bwawe bukubwira ngo urumva ngo ufite abantu muvukana, ngo ufite umuryango, ufite iki, kandi ninjye ahubwo nyibwirira. Ndirimbira nk'akaririmbo ko ku rusengero wibuka kesi. Kangatekereza ako ndakibuka. Ndirimbira. Ako numvishije tujya sinzi ahantu twari twagenda kumva. Ntacyo. Uteze yombi ngaho ndirimbira numve. Ari hano, ari hano, ari hano ngo aduhezagire, aturemesha dukize, nitwizere ijambo ryiwe. Ari hano, ari hano, ari hano, yes ari hano. Musabiteze. Sawa. Wowe makuru se? Neza.
shiri reba ukuntu kiriya gishinzwe cy'igikorwa cyakwigisha none se wari umeze neza ariko usibye ibi ngibi akunda wari umeze neza wanyweye n'icyayi n'umugati mama yaguhaye yego nese ubundi karagashinze k'agakobwa koko kagiye kurinda kagukomeretsa bingana uko kari mu biki niko kari mu biki ntabwo bize ariko none sha wambaye ikigofero cyiza kushimana ni mama wakiguhaye ese wagiye unaseka niko wagiye unaseka Gakwanda ari he? Sinzi impamvu ukunda gusanga udahari ariko n'ubu ngubu ntawe uhari. Yagiye he? Umuntu uri muri konji wamubaza ngo agiye he? Hey! Ariko izo konji zabaye konji hano muri ubu. Konji afite za buri gihe nizo kwita ku bagore. Umugore se ari kwita. Ariko sinzi wenda ushobora kuba waritiranije ibintu. Byari byose nabwo atafashe konji nabwo biba ikibazo. Se akazi ukora nta konji ugira ntayo. None arayifashe nabyo bibaye ikibazo. None ubwo tuzashimishwa n'iki? Nyine ndabaza konji afite niyo kwita kuri uyu mugore. Sinzi. Okay. Wenda nta nubwo wabonye n'umwanya wo kubibaza cyangwa kugira gute. Ariko ushobora kuba ukuri gukekera Gakwandi atari ko biteye. Sibyo? Ntabwo Gakwandi afitanye umubano winjiye cyane n'uriya mugore. Okay. Kandi ushatse wanyizera. Sinzi impamvu ukomeza kubigiraho ikibazo kinini cyane. Akomsa, you know what? Impamvu uri kuvuga gutyo ni uko utari umugore. Ubaye uri umugore wakabaye uri kumva. Uri kumva situation ndimo ntarizifite. Okay. Situation urimo ifite rezo kuri wowe. Ariko bisohotse muri wowe nta rezo bifite. Nanjye nshobora kukubwira ngo yaba wari umugabo cyangwa wari umusore ntabwo wagakwiye kuvuga ibyo bintu kuri Gakwandi. Ahubwo wari ukwiye kuba wavuga uti Gakwandi ngiye kukugurira icupa. Icupa ry'uko mbese atakiri mu mwanya niyo konji muvuga ntabwo nigeze mubona. Yose iri mu bagore. I mean ndakora n'iniki iri muri uyu mugore. warakaye wajya unganiriza ahangaha gutya. None se kuba ufite uburwayi bwo mu mutwe nicyo cyatuma buri ngegera yayo yose izi gukoraho kuko yibone ngenda arwaye urwaye nyine gusura nsi udahate n'irya gute kandi umbwiye ko ndwaye mu mutwe. mu mutwe ahangaha kera ukiri umwana wari urwaye ibiboro bitwa ibihushi. Ibihushi urabizi? Wari urwaye ibihushi by'abana urumva nibyo nari ndi kuvuga urwaye. Wambwiye yuko ndwaye mu mutwe. Nyine ni ibihushi nibyo nari ndi kuvuga ni ibihushi. Hanyuma se mbere n'uti na mama mumeze neza cyane abakwitaho uri kumva uri kuzana akabaraga. Akabaraga Ego ko nshaka kuzagusohoka nijoro. kuzana shokora nzagusohokana ngikugurira shokora rubiti ndabizi urabikunda. kuzana shokora kandi wambwiye ngo ndwaye mu mutwe ibyo cyapa. No, nakubwiye ko wari urwaye mu mutwe kera ibihushi mu mutwe
cyangwa ni ibifaranga kandi ntabyo nzi ko nigeze ndwara. Maze mbikwereke ngiye hano wabibonye uri kubireba cyangwa gufotora ubirebe dore ngibi hano ngo birebe gutya dore ngibi anga wabibonye ako wagiye unaseka niko nk'iki ugituma useka Shania ngo iki gituma useka ngo iki gituma useka ntukagiye ubabara ujye umbona na musaza wawe ariko njye ntabwo mbabaye. Ikibazo ntabwo babaye ndabibona ariko ujye unaseka buriya baravuga ngo guseka ngo bituma nyine ngo urumva bituma umukobwa aba mwiza urumva buriya ako kantu uri kumva bituma ugenda ugaca mu nzira ugatoragura amafaranga ugatoragura shokora ubwo ndibutse ndashaka kuzagutwara ahantu twagiye mu ndege bajya kukugurira inkoko barabyumva ute bakora ase wagiye ureka ibyo bintu ahubwo ejo mu mutwara ejo mu mutwara sorry uzagenda hakira gake gake sibyo ni gake gake bizagenda biza hazagira kire burundu sibyo ngose kabasa mwenyura gutya mwenyura asi nkawe ntabwo nzagutwara hahandi kandi umutwe wari uri kungejeje aribyo nari ndi kukubwira nanjye ndakubwiye ni hazakira gake gake uzageraho noneho bikiri bya burundu ntabwo nzi uburyo mubanyemo sibyo sinzi n'ibyo muhuriraho sinzi n'ibyo mwaganiriye wenda kuva kera sinzi ariko nkeka yuko bitaba byiza kujija umuntu utarabanza kumenya ese biteye biti sibyo ahubwo wowe nk'umuntu w'inshuti ye nibyo nyine wakagombye kubanza ugakora iperereza kuko se mushuti wanjye ibintu ndi kubona bimeze gute biteye gute se byibuze mwigeze muganira ntabwo ndi inshuti amufiyanse ndi fiyanse we ntabwo ndi inshuti urakeka natekereza iki nsanze umugore hano rimwe kabiri mu byumba iyo ngiyo iki n'iki none se mugore mwigeze muganiraho gatoya nganira iki niranjije sorry nganira iki nira mugore wanyu none abaye umugore wacu se turamufatanyije turi babiri maybe none se ko mbonye uje n'ibikapu so what nabazaga ariko ubaza iki uje n'ibikapu nyine biragaragara ko ushobora kuba nk'umuntu wimutse hano ni iwanjye bro ni iwanjye ndakubyumva anytime ntuzongere kumbaza icyo kibazo turi kumwe ariko nanjye nakubaza none se ni gute haba ari iwawe harangiza agakorerwa ibintu ukaba utabizi ubwo rero maracyari iwawe nanjye nicyo kibazo nafite ese ntabwo waba umeze nk'ibyiruka rya Maheru wafataga iby'abandi akabyita ibye agafata ibye akabyita iby'abandi